umunsi w'umunezero tugeze mu kanya ko kumva amakuru y'ahandi. Amakuru y'uyu munsi aratubwira ngo urugendo rurerure rwo gushaka Imana, umugabane wa kabiri. Iyi nkuru ni y'umupasiteri witwa Pada wo mu gihugu cya Tayilandi, twayiteguriye n'umwanditsi mukuru w'amakuru y'ahandi Andre Mischazi. Ibindi twamenya ku gihugu cya Tayilandi. Umukino w'igihugu cya Tayilandi witwa Muay Thai, bawita umukino w'ingingo 8 kubera ko ukoresha ibipfunsi, inkokora, amavi n'ibibero mu gukirana. Ishyamba rya Tayilandi ririmo inzovu, ingwe, ibisamagwe, imbogo n'izindi nyamaswa bita morayani tapiri imeze nk'inzovu ntoya ifite amabara y'umweru n'umukara. Muri Tayilandi niho ushobora gusanga inyamaswa y'inyamabere ntoya kurusha izindi, agacurama gapima grame 2 zonyine, hamwe n'ifi nini cyane kurusha izindi ifite ipima toni 20 n'uburebure bwa metero 18 n'ibice 8. Ku isabato yashize twumvise inkuru ya Pada wari ugifite imyaka 12 y'ubukuru, uko yagiye kubana na mukuru wa Morija wavuye mu idini yabo akaba umudivantiste umunsi wa 7. Pada akajya yibaza icyatumye mukuru bahinduka umudivantiste. Morija agatangira kujya amurarikira kujyana nawe n'umuryango we ku rusengero kugira ngo azibonere ubwe igisubizo yibazaga. Ibyumweru n'amezi byarashize, Pada akomeza guherekeza Morija n'umuryango we bakajyana gusenga buri sabato, bakora urugendo rurerure rwa kilometero 13 n'amaguru. Pada yakomeje kwibaza impamvu Morija yahindutse umudivantiste. Ntiyahise abona igisubizo cy'ibibazo yibazaga, ariko abona ko Morija ari indahemuka cyane kuri gahunda yo gusenga no kubahiriza isabato. Haba mu mvura cyangwa mu bukonje, igihe cyose umuryango wabo warazindukaga mu museke maze bagafata inzira ndende bakajya ku rusengero. Yabonye kandi ko Morija ari umukiranutsi mu gutanga icya 10 n'amaturo. Buri sabato yaturaga amaturo ye mu gikoresho cyo guturiramo. Morija yasobanuriye murumuna we ko mu by'ukuri amafaranga ari y'Uwiteka, ati ngarurira Imana ibyayo nishimye impano yampaye. Pada yari yarabanye na mama we mu myaka 12 y'ubuzima bwe mu rugo rukenye cyane. Ntiyasobanukirwaga uburyo Morija ashobora gutanga ahandi amafaranga, ariko yaje kubona ko Morija atajya agura amafaranga. Mu rugo rwe hahoraga ibyo kurya bihagije n'ibindi bikenewe byose. Umwaka warahise, imyaka 2 irahita, imyaka 3 irahita. Abahungu 3 ba Morija barakura maze bakajya kwiga mu ishuri ry'Abadivantiste mu wundi mujyi. Morija ntiyari umukire, ariko yabonaga amafaranga y'ishuri yo kurihira abana be. Pada ntiyari yarize, ubu yari agifite imyaka 15 y'ubukuru, kandi yifuzaga kuba nawe yaragiye kwiga. Ubwo yatekerezaga ku cyamufasha, yaribajije ati mbese iki si cyo cyatumye Morija aba umudivantiste? Si umukire, ariko ntacyo akenya, afite ibyo kurya n'imyambaro, kandi abasha kohereza abana be ku ishuri. Akunda Imana yo mu ijuru, kandi Imana yo mu ijuru imuha ibyo akeneye byose. Umutima wa Pada utangira gukunda Imana. Yifuzaga kubana n'Imana, yari yarahaye umuvandimwe we ibyo akeneye byose. Yifuzaga kubana n'Imana, yakomeje kumuha ibyo akeneye byose ndetse na mbere y'uko ayimenya, maze yiyegurira Imana mu mutima we, arabatizwa. Nubwo Pada atari afite umuryango wo kumufasha, yatangiye umwaka wa mbere mu ishuri ry'Abadivantiste afite imyaka 17. Yiganaga umwete, yarakoraga cyane ngo ashobore kuriha amafaranga y'ishuri. Arangije kwiga, yafashe icyemezo cyo kwigisha abandi iby'Imana itanga ikamara ubukene bwa buri wese. Yagiye mu ishuri rikuru rya misiyoni, ariryo rya kaminuza mpuzamahanga ya Aziya na Pasifika, maze ahinduka umupasiteri. Uyu munsi Pada ni umupasiteri n'umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa 7 muri Tayilandi. Afite umugore kandi bafitanye abana b'abakobwa 3. Yize neza, afite n'imodoka nziza, ahembwa umushahara mwiza, kandi agarura akiranutse cya 10 n'amaturo. Umuryango we uhora ufite ibyo kurya n'imyambaro bihagije. Kurenza ibindi byose, Pada akunda kubwira abandi iby'Imana yo mu ijuru. Arongera akajya mu mudugudu yavukiyemo wo mu misozi igabanya igihugu cya Tayilandi n'igihugu cya Myanmar,
abaturage baba kuri iyo misozi bakomeje kuba bakene, kandi bake nibo bizera Imana. Pada buri gihe abashyira amabahasha arimo amafaranga yo kubafasha. Ntaba ari amafaranga menshi, ariko aba ari impano y'ingenzi mu maso yabo. Iyo asohoye amabahasha yo kubaha, abo baturage baramwenyura bakamusuhuza bishimye cyane. Yumva bavuga bati, Pada ni umwana wacu, yakuriye hano, ariko yarezwe neza, afite imodoka nziza kandi afite n'akazi keza. Imana ye imwitaho. Ahari Imana ye ishobora kutwitaho natwe. Arasenga ngo abo baturage bo mu misozi, abantu be bazamenye Imana. Bazamenye Imana umunsi umwe, bamenye kugira neza kwayo, ko nabo ibitayeho kandi ishaka kubakiza, bakazabona ubugingo buhoraho. Umugabane w'amaturo y'isabato ya 13 yafashije kubaka icyumba cyo gufunguriramo, hamwe n'inyubako ya kabiri yubatswe muri kaminuza mpuzamahanga y'Abadivantiste yo muri diviziyo y'Amajyepfo ya Aziya na Pasifika, aho Pada yigiye amasomo yamufashije kuba umupasitori. Akiri umunyeshuri, Pada yafashije mu mirimo yo kubaka icyumba cyo gufunguriramo. Nk'uko iyo nkunga y'ayo maturo y'isabato ya 13 ikizirikanwa binyuze mu buzima bw'abantu nka Pada n'abandi benshi bigiye muri iyo kaminuza. Iki gihembwe kizongera gushyigikira umurimo w'Imana muri diviziyo binyuze mu maturo muteguranye ubuntu bwinshi kuzatanga. Aya niyo makuru yo handi, mukomeze kugira isabato nziza.